Ndagusuhuje nanone kandi nguhaye kazi. Iyi ni BME update. Business Placide niko nitwa, ndagushimiye. Aho udukurikira hose, yaba BME Empire cyangwa BME update, icyambere nuko tukugezaho amakuru yihutirwa ndetse ni the update ku ndirimbo no ku miziki mishyashya. Iyi channel ni channel nshyashya, ni channel ikwiye gushyigikirwa, tukaba tukugezaho the update. The update ya none ngiye kukubwira ku ndirimbo nshyashya ya Bruce Melody. Ni nyuma yuko Bruce Melody mu bihembo bya Kisama Award nta gihembo na kimwe yegukanyemo. Ni nyuma yuko Bruce Melody agumye kuvugaho amakuru menshi. Ni nyuma yuko Bruce Melody yakoze hit nyinshi. Ni nyuma yuko Bruce Melody afite amakuru menshi amuvugwaho. Ni nyuma yuko Bruce Melody yishyizeho tatuwaje ajya kudushyira indirimbo hanze. Ese turibaza, izina ry'iyo ndirimbo ni irihe? Indirimbo yitwa Fungamacho. Nje ni Business Placide, ndagushimira ko dukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni BME update. Fungamacho ni indirimbo yategujwe na Bruce Melody igiye kujya hanze mu gihe kitarambiranye, ariko twibuka ko Bruce Melody ubu kano kanya mwa kino cyumweru ku munsi wa none hasotse video yiwe ari kumwe na Harmonize. Niba udakurikira Harmonize ujye kuri YouTube, kuri album yasohoye harimo indirimbo yakoranye na Bruce Melody. Nyuma yuko bakoranye indirimbo na Bruce Melody kuri channel ya Bruce Melody igaflopinga, ariko ubu ngubu noneho uwitwa Harmonize muri Tanzania yashyize hanze indirimbo afatanyije na Bruce Melody. Ni indirimbo itarategujwe cyane, ni indirimbo ugiye gukurikira neza ibitangazamakuru byo mu Rwanda ntibiri kuyipromotinga cyane, ariko ni indirimbo bitewe na platform za Harmonize, bitewe n'uburyo Harmonize akurikirwa, bitewe na hit Harmonize afite. Ni indirimbo yazamutse cyane video yayo. Ni indirimbo igaragaramo Bruce Melody n'undi mukobwa ndetse na Harmonize. Ni indirimbo nziza ifite video nziza, ni indirimbo iri kuguma gutambuka ahantu hose ukabona ko ari indirimbo nziza. Abantu bibajije cyane cyane njya inshuti zanjye abo tugendana bakunze kumbaza ngo se ko ukurikira ibi bintu umunsi ku munsi, kubera iki Bruce Melody atakwaye igihembo muri Kisama Award? Ariko nukurikira neza, hari amahiti menshi n'abagitwaye bamwe na bamwe batavugwaho rumwe, ariko barakoze nabo. Kandi utatwaye igihembo ntago bavuze ko nawe atakoze, aba yarakoze, ahubwo nuko nyine igihembo gitwara umuntu umwe muri benshi bakoze. Gusa Bruce Melody adufite indirimbo yitwa Fungamacho. Ni indirimbo agumye guteguza akoresha hashtag yayo. Ni indirimbo bishoboka ko bamwe na bamwe dutekereza ko ari indirimbo agiye kubwiriramo abantu bose bamugendaho. Ni indirimbo agiye kubabwiza ukuri. Ni indirimbo agiye kubwira abantu kutumumenyereye mu ndirimbo z'urukundo cyangwa se izo twita ibishego. Bamwe na bamwe bagize ibishego, cyane cyane nk'iyo aherutse yitwa Akinyuma, itarakinwe kuri radio n'imwe bitewe uko bo bayifataga ko ari igishego. Ariko ni indirimbo yateguje afite ifoto irihimbwa. Ni indirimbo njyewe nibaza ko nyuma y'ibihe acamo, yaba gufungwa n'ibindi bitandukanye yaciyemo, bishoboka ko agiye kubwiza ukuri abantu. Fungamacho. Njyewe ndagushimiye, shyigikira iyi channel nshyashya, yishyigikire nze nkugezaho the update, ngezeho amakuru yose. Iyi channel impamvu ugiye kwishyigikira nuko ya yindi ya BME Empire
igiye kuraza icaho ibindi bikorwa bitandukanye mu gihe kiri kuorganizwa neza ngo ijye ku murongo. The update ngiye kuza nzikugeza hano. Aha niho honyine wakura the update. Ndagushimiye kandi nishimiye ko wankurikiye. Business Placide niko nitwa, ndagushimira umunsi ku munsi.